Mu yandi makuru rero reka twerekeze mu murenge wa Muhima ahataha umunyarwenya witwa NIMU ROGER. Ladies and gentlemen, put your hands together for NIMU ROGER. Mukanya nabazanira na papu. NIMU noneho NIMU iyo myenda ntago ari yawe. Wa mupira uri iki waki? Amasimesi cyane kuri NIMU umuntu wakwambitse yakujije kwambara ikoti. Wari kuri iyi ntiza ubutaha yambaye igikoti cy'ubururu ku ishati y'umweru. umeze mutese abana sasa rero abanyarwanda ntabwo tunyurwa cyane. Dufite ikipe y'igihugu yitwa Amavubi Star. Amavubi agakina ko kari kagatsindwa. Amavubi bakayategera akajya gukina hanze bakayahereza ibintu byose yagerayo agatsindwa. Dufite ukuntu tutanyurwa tujya kuri Twitter. Amavubi yaradusebya, Amavubi bazayasese, Amavubi nta kipe irimo. Ikipe yajyaga igerageza ni y'amagare. Mu Rwanda baranyongaga basiga abandi ariko bajya kunyonga hanze bagatsindwa. Tugasubira kuri Twitter. Abanyonzi baradusebya, u Rwanda twabuze umuntu duhagararira, abanyonzi bazabasese. Mu minsi yashize nabonye video motion yaritegeye we ajya mu Butaliyani atsinda abazungu. Dusubira kuri Twitter motion bamusese kandi mwarabibonye u Rwanda ruratera ntiruterwa. Abanyarwanda ntitunyurwa. Usanga abantu bose ngo bafite liste ngo y'abantu ngo y'abasore ngo banze kurongora. Umuntu wese wajije ngo ninde musore wanze kurongora ngo nibamenya ni Papa Savani Samusuri ni Philipita ni DJ Briane na none ikintu kirenze ntago njya numva bavuga mbonye. We murabizi ko abikora? Waranze. None abanyarwanda ntabwo tunyurwa. Ejo bundi Meddy we yabasohotsemo ararongora. Amaze kurongora ngo Meddy ngo umugore waramukubita. Ewana gusa gukubita umugabo ntago ari ibintu by'umuco nyarwanda. Meddy nge ntabwo nemera ko bamukubita. Ariko niba umugore wanamukubita amukubita mu bintu by'umuco wo muri Ethiopia. Ntago byumvikana. Mu muco nyarwanda uyu mugabo bamukubita abikirara akajya ataha amajoro. Ariko Meddy ngo kuva batangira kumukubita yatangiye kujya ataha kare. Mu muco nyarwanda iyo umugabo bamukubita abafite ibimenyetso ugasanga yakutse amenyo. Meddy kuva bamukubita n'inyenyeri yarasibamye. Urumva ntagakubitwa ibyo aribyo byose sibyo? Mu Ethiopia abanyarwanda nitunyo ijabo ry'ijambo. Urashaka kujya kuri Tamiki Mageragere. Ikizishira Merisi yabivuze ko mvuye ku Muhima nihomba. Mu minsi yashize rero ku Muhima baraje kwandika abana batishoboye ngo badushyire mu mushinga nyine wa compassion baturihirire. Ubwo rero
ku Muhima kuza gufata abana batishoboye ntabwo batoranya n'umurenge wose baratwanditse bamaze kutwandika turagenda kuri kompasiyo ngibyo ibikapu byiza inkweto amakayi baranatugaburira mwana tugeze mu rugo ibintu nkibigeza mu rugo baduhaye papa bikubise amaso ararakara aravuga ati ibintu ntabwo bishoboka ahita ajya ku mushinga ati turakizwa na leta ibintu mwadukanye byo kuvangura abantu by'ikimenyane ibyo bintu ndo wabyemera bateze ufite cyo kibazo muze ati niba mwafashe gahunda yo gufasha abantu batishoboye mukazi wanjye mu rugo twese turabakene mukavangura umuhungu wanjye akore mufasha wenyine tunanjye ni mumfasha avuga si umusaza yanga kumva da yanze kumva baravuga ati rero nta kundi wowe uri umusaza ntago twaguha ibikoresho by'ishuri ngo ujye kwiga bamuhere baravuga ati genda ushaka umushinga uze tugutera inkunga aragenda ajya kureba abashuti be bamugira inama asubira kuri kompasiyo bamuha moto ngo ajye kuba umumotari bamuha n'udufaranga dukeya two gutangiza two kugura esanse papa araje ageze ku Muhima aravuga ati ejo mu gitondo ni mu kazi yatsa moto ajya i Kanombe ashyiramo esanse aragaruka ngo motari ageze ku Muhima asanga hasigayemo ka esanse gakeya avuga ati ibintu byakomeye aravuga ati iyi ngiyi ntabwo najyana ku motari ahita ishiramo arongeye arakase asubiye i Kanombe barongeye agura indi esanse y'andi mafaranga bayishyiramo aragarutse ageze ku Muhima asanga hasigayemo nka yayindi avuga ati moto ko bikomeye aguza andi mafaranga asubira i Kanombe gushyiramo esanse aragaruka ageze ku Muhima asanga hasigayemo nka yayindi yagwije abantu batatu babirakamye none ndamwegera nk'umuntu umurusha ubwenge ndamubwira nese papa ahantu hose sitasiyo zuzuye Nyabugogo hari sitasiyo mu mujyi hari sitasiyo Kimironko hari sitasiyo niki gituma ujya kunyweshereza i Kanombe esanse igahita ishira arambwira ngo barambwiye ngo esanse y'i Kanombe niyo iryoha yakomeye ntago ari ikimara ni papa ku Muhima kuba ku Muhima ni ahantu heza buriya twebwe ku Muhima ukuntu dutuye naritegereje ndareba nsanga dutandukanye n'abakire baza Nyarutarama kandi ntago ari gutandukana gusa n'ibintu byacu byose biratandukanye buriya imbwa yo ku Muhima itandukanye n'imbwa ya Nyarutarama imbwa za Nyarutarama usanga zo zifite n'amazina Bobby, Zaba, Boxy noneho imbwa zo ku Muhima zose zitwa za Simba zireterana ariko abakire ba Nyarutarama imbwa zabo bakazitaho ziba zimeze nk'abantu nyine ukuntu bazifata oya ngiye nshobora kugera Nyarutarama bakama agaciro kari munsi y'imbwa zabo bazitaho mu mfureri bagera rero imbwa rero zo ku Muhima nk'imbwa ya Nyarutarama iyibuze usanga mu rugo bose bahangayitse guza batwamuze ngo yagiye hehe noneho ukumva nk'umuntu ahise avuga nkumva ngo mujye kureba kwa Makeve katagiye kureba filime imbwa za Nyarutarama zijya kureba filime mu baturanyi ku Muhima imbwa iyo tuyibuze ikagera saa 12 itarata hari igihe baba bayiriye noneho nari ndi kureba ikiganiro kuri channel ya Yago yasuye Kate Bashabe nawe afite imbwa akunda byatari noneho afite imbwa umenye imbwa zanazibatirisha uko zitwa amazina abiri hari afite yitwa ngo Kwezi Inosa rero ubwo Yago yari yagiyeyo kumukoresha ikiganiro imbwa za Kate zazifata nk'abana be nyine
abazitaho akantu kose yibwiye inosa akayibwira utuntu twiza ngazigurira na biswi kandi koko biswi z'imbwa zibaho kuko kera papa wanjye yakoraga mu Kiyovu ari umuzamu w'abazungu noneho abazungu bagurira imbwa yabo biswi papa ahita ayiba ayizana ku Muhima mu rugo nyibonye kari biswi nanjye ndamucunga ndayiba maze kurya biswi yimbwa niyo hano aya manyinya niho yahuye ubwo nari nyiri kuvuga inosa imbwa ya Kate nari ndi kureba mu kiganiro kwa Yago noneho ubwo yihamagaraga inosa kandi na Yago yitwa inosa ariko agira arabisobanura nyine aravuga ati ngo nyine ngo ni inosa wa ahita avuga amazina yombe nyine ngo yitwa kwezi inosa ariko nyine ayihamagara inosa wariye inosa ikegera gutya nkavuga ati inosa ameze fresh noneho arayibwira ngo inosa ubwo azifata nk'abantu ukunda imbwa yifata ni nk'umwana we musaza wa Kate ni tonto wa inosa mama wa Kate ni grand-mère abarayibwiye ngo inosa Kate afite murumuna we witwa Sabrina arayibwira ngo inosa sanga Sabrina muri douche Yago yumvise muri douche abari ugenda ntarakomeza kumbwa ntarakomeza kumbwa mukomera amashyi menshi Babu my brother nanjye ntangira comedy Babu hari brage nyine nakundaga ukuyikunda naramubwiye ndamubwira Babu nkunda brage yawe nkuko abahanzi ushobora kumva ngo yirefera kuri kanaka nanjye muri yo comedy Babu ni umuntu nyine wambereye icyitegererezo mbere yuko nkora brage yanjye yindi ya nyuma mu rwego rwo guha Babu icyubahiro ngiye gukora content ye kugira ngo mwubahe ayo mashari yo kubaha Babu ibingibi ntabwo byaremenyerewe mu Rwanda niyo mpamvu bamwe muri kondeba ega twe turi aba diaspora twavuye Burundi no mu ntara sasa Fende salama kumuye mase bayiba man kumuye mani mu mugereka kera ariko nubwo ari kera urabona mu Rwanda ntago ibintu byo kwigaragambya bihaba cyane abantu babatuje ariko muri Kenya abantu barigaragambya bro nagiye muri Kenya rero nari ndo turi muri church turi gusenga pasteri hagiye ngiye ufite amaso manini reka nge ndeba kuri aya maso bareba kuri utica brag twari turi muri church muri Kenya pasteri ari kutwigisha haleluya 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 uyu munsi rero ngiye kubigisha ikintu kivuga ngo ntimukagire gute ntimugatinye imbunda ntimugatinye iki haleluya pastor amaze kuvuga ngo ntitugatinye imbunda muri Kenya abantu barigaragambya bro abantu batangiye kwigaragambya hanze y'urusengero ngiye kumva ngo pastor nomero ya mbere pastor abaza umudiyakoni Yesu ashimwe none se bagiye aramubwira ngo bagiye pastor arahaguruka dufite amatsiko y'ikintu pastor agiye kongera kuvuga ati haleluya nababwiye ngo ntimugatinye imbunda ariko zirimo amasasu Babu
ewana mu gihe ngipfukamye rero twebwe ubundi dupfukama iyo tugiye gusenga. Imyenda y'abandi niyo tapi yawe iranduye mani. Twebwe dupfukama iyo tugiye gusenga, ariko nararebye nsanga uburyo ku Muhima dusenga bitandukanye n'uburyo Nyarutarama basenga. Ku rusengero rwacu nsengera mu Cyahafi haba amasengesho, kuwa mbere amasengesho y'abana, kuwa kabiri amasengesho y'abagabo, kuwa gatatu amasengesho y'urubyiruko, kuwa kane amasengesho y'abagore. Nafashe umwanzuro wo kujya mu masengesho y'abagore. Ngezeyo nditegereza nsanga umugore wo ku Muhima dusenga bitandukanye n'umugore wa Nyarutarama. Umugore wo ku Muhima yaje gusenga aza arasa ku ntego ngo Mwami Yesu ndagushimira cyane yuko karoti zakatutse. Ngo Mwami Yesu ndagushimira ko uri Imana yanyijije randi road nkaba amaze amezi 6 ntarishyura kandi nkamunyuraho akajunjama gusa ntansohore mu nzu. Abarangije gushimira agatangira gusaba, ntagasaba renti. Mwami Yesu ikintu ngusaba ndasengera abashoferi bo mu Ruhengeri nibajya baza bacugusa inyanya cyane kugira ngo ibimene biboneke ari byinshi tubone badukaturiye. Amen. Babihagije man. Reba umugore wa Nyarutarama agiye gusenga wagenda naririmba Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho. Jésus, en fait, I come, first of all, Jésus, ndabanza kugushimira uyu munsi nakubonye n'amaso, ndagushimira ko wankoreye igitangaza gikomeye ukandinda mutiyaje yo kwa Rando. Ikindi kintu ndagushimira yuko ari akabwa kitwa Zaba ko kwa Makeve wagakijije ama allergy. Mana waravuze ngo nidusaba tuzahabwa. Papa umutima wanjye uraremerewe cyane, mfite icyifuzo gikomeye. Papa en fait urabona ndi bored, ndasengera filime ya La Casa de Papel. Mana igice cya 5 gisohoke vuba. Nsengeye Nairobi, nsengeye Tokyo, nsengeye Denver. Mana na professor komeza ubwenge bibe. Oh papa, I come. Ewan, nanjye muri show I come.